reka nkwereke ubuhanga bwa Mohamed Watara nkoresheje amashusho. Ni ukuvuga ngo ubundi uzasanga aba defense bafite experience nka gutya yeba yisanze muri ino situation hano. Ikintu cya mbere agomba gukora urabona hanabonye ko umukinnyi wa adversaire ari babiri kuri umwe kuko yamaze gusiga mugenzi we babana arangije ikintu akoze niki mbere na mbere agomba gucunga baro ninyure hano ino pass ninanyure hano kandi akabikora ari umwe kuri experience ye sasa arabikora gute. Ikintu cya mbere agiye gukora ni iki ngiki mbere na mbere ugomba agiye kwikosantra ku ino nzira kugira ngo yerekane ko ino nzira ifunguye urine ko badefend umukinyi yaba ari babiri cyangwa ari umwe 1v1 mu defense rumanga nicyo kintu akora umukinyi umwereka gusohoka hanze mvuga ni hano atari kwinjira mu imbere ngabona umwanya wo gushota yisanzuye cyane cyane yakinisha indyo no ukamujyana mu muso yawe mu muso ye plutôt arangiza reba ukuntu ahise amujyana abo amaze kumujyana murana ko ino pass yamaze kuyifunga mweretse ko hano wafunguwe kinagomba gukora ni kimwe no kwita noneho akora reaction ariko urumva ko yayitayiminze bikwereka ubuhanga bw'uyu mukinyi ewana ahita kina neza bya hatari the same hano mu mukinyi adversaire agiye kuba ari 1v1 n'umuzamu agiye kuba sigaranye n'umuzamu umwe kuri umwe hano mu defense mwa amatera afite gushaka wenda kujya gutabara iki we ayisabona ko umuzamu yasohotse akaza agomba gukora ari kujya gutabara izamu. Umusore ufite nyine experience cyangwa ibintu akoze aba yabitekerejeho no umuhanga ariko mbere yuko twinjira mu mikinire ye gace nk'umukinyi nyine kuko no mukinyi no defense ufite quality nziza mu kirere hasi n'ibiki ariko ku mu defense wa Rayon Sport kiri cyambere abakeneye bitenana nyingi kinashaka distribution reba nk'iyo diagonale ewana afite distribution nziza bya hatari ni ikintu niryo kosa Rayon Sport itakora urabona Charles Chuplau nimbuzi Charles Chuplau ewana afite distribution nziza reba nkino pass nyine kuna bahindura ikibuga distribution yo gutangiza ballon ni byiza bya hatari no kuwanga nyuma ya Charles Chuplau Rayon Sport yararyohewe irashaka uwo muntu nanone Didier arabizi ariko Brad Didier ni mwiza ku mapasi yo hejuru cyangwa gufata baraka yishorera ariko no ikindi kintu yongeramo gifitwe na Charles Chuplau nabonye ni izi passe zo hagati mu bantu gutya hagati muri block ya adversaire yibona reba nk'izo pass izi Chuplau arazizi bya hatari no mutipe nawe arazigerageza kenshi gashoboka kandi zigakunda ukuntu iyo munyuzemo hagati muri block mpita mugira mwizamu byihuse atari kunyura ku ruhande kandi ikindi kintu gitangaje kuri we reba nk'ino baro reba ukuntu akora clearance iri time nyine ntago ari gupfa gukuraho baro arekipe umupira ariko yubuye amaso abona ko ari umukinyi uri kwirukanka arangije ahita ashyirayo baro arambura pass muri metero nziza nka 40 urabona nyine ubuhanga bwe kuri baro distribution ni ikintu kiza bya hatari reba arekipe la baro reba iyo diagonale kubita water pass ariko wabonye ko distribution ari ikintu cye none reka tujye mu mikinire ya Rayon Sport ubundi azafitingamo gute ko nicyo kintu cy'ingenzi ntago wagura umukinyi utazafitinga mu mikinire yawe rero nimba uzi ukuntu ari ingenga kina uzasanga defense ya Rayon Sport ikunda kuba izamuye cyangwa iri hejuru ya imwe uzabasanga bakunda kudefendira kure y'izamu bakoreza abakinyi gukora pressing akenshi nikatangira match kereka iyo amaze kugenda yinjira muri match yabonye nk'igitego. Sasa rero bino bintu byo kudefendira kuri izamu abakinyi ukujya kure y'izamu nka gutya niko espace zisigara mu migongo y'abakinyi urabizi ibitego byose Rayon Sport yatsinzwe muri Sekafa ni muri ubwo buryo rero ubukeneye umuntu uzi gutiminga baro uzi guhanura izo baro rero ni akantu k'ingenzi narebye ewana nsanga muri reba nk'iyo baro agiye kugarura reba hano ni ukuvuga ngo baro babonye espace nyuma what a player no kuvuga ngo nyine iyo karita arayifite reba ni zibaro kwa kundi bashaka gukina baro ari inyuma yanyu reba nyine ni muri mu bintu Rayon Sport yatekereje avuga reka tuzane umuntu uzi gutiminga zino baro reba hano baro zuze yazi inyuma mu migongo y'aba defense byiza cyane umukinyi w'umuhanga wabibona kabisa icyo kintu nyine iyo qualité ni ikintu cyiza cyane. Noneho kuri Charles Chuplau bazakinana ari uyu nguyu Chuplau buri yegira akadefo kamwe nawe ni n'umuhanga speed ye ntago ihambaye rero partenaire wagomba kuba afite speed ye yisumbuyeho cyangwa nyine yamusiga urumva ko kana speed ye y'umuntu ugomba gukina na Charles Chuplau igomba kuba iri hejuru ya Charles Chuplau kuko we agenda gake n'ibindi byose n'umuhanga rero no mugabo rero Rayon Sport yaguze ku myaka ye 27 na experience si mubi kuri speed kabisa urabubona aho ngaho kuntu yuka protege nyine urebye we na Charles Chuplau yamusiniko kandi Rayon Sport yarebye kuko bagomba kuba bakinana ariko kunajye ukavaringa mu fullback akoresheje speed kabisa speed ni ikintu cy'ingenzi kuri no mukinnyi nigenzi kuri Rayon Sport tukajya kundi muntu ari we Didier yagize Sekafa nziza bavuga se tuti Didier we amaherezo yaba yahe
ubundi bizagenda gute? Cyo nakubwira ni kimwe, ngiye kukwereka uburyo no mutipe hari indi mikinishirize ye ihari. Okay, ni mwiza azi kudefanda box, azi kugira ibiki, ariko ngiye kwereka indi mikinishirize ye ihari yatuma kinana na Didier wenda bibaye ngombwa. Urabona uno mutipe dore nguyu hano, ariko aba defense ni bana, dore defense ni babiri dore hano. Bivuze iki? Bivuze ko undi mwanya kina ni nimero 6 wamubonye positioning. Niyo mpamvu azi no gusoma umukino bya atari ya gukora ama interception hagati mu kibuga, uri kumubona reba hagati, reba kuntu akasama attack, no kuvuga ngo usibye ko anakina muri defense yanaba n'umusimbura hagati. Uri kumva icyo kintu? Kuvuga ngo Rayon Sport yanakina muri mediane, Didier akaguma gakina, kuvuga ngo yakina imyanya ibiri. Rayon Sport no kuvuga ngo izanye umukinyi wa qualité yo hejuru, kandi si asisi ibonetse gutyo gusa. Uri kumva kuko no mu hagati yafashe baro ari yaminia. Ngiye kukwereka uburyo afata baro, reba nkana bamukora pressing akiyaminia akava mu bana agatangiza ama attack. Ni ico kintu nyine ntago ari asisi gutyo gusa, si ibintu bimugwirira nyine. Areba kuntu yakabaro hagati wana ko bita give and go, bakomeza attack. No kuvuga ngo ewana Didier, umuntu nka Didier sibyo, azabona iminota. Nicyo kintu cyambere cy'ingenzi ugomba ku mukinyi w'umunyarwanda ukiri mutazabona iminota, kuko no umukinyi yakina sisi bakinana, kandi yakina iburyo bwa mediane, yakina n'ibumoso, bitandukanye na Charles Chuplau ukina ibumoso gusa kubera ko akinisha imoso. We yakina iburyo, yakina ibumoso. No kuvuga ngo igihe cyose Didier we nta munyenye azagira zo kubona iminota, kuvuga ngo akaba ari cyo kintu cy'ingenzi wabona kuri uno mugabo akavuga wow, no mukinyi w'umuhanga kabisa, umupolivalent, akina imyanya yose muri defense, mu mutima akina na sisi ewana, mukinyi w'umuhanga cyane ewana. No kuvuga ngo indi qualité wabonye ukaba wayikunze wayimbwira kabisa. Kinakubwira ni kimwe, hasta la vista kabisa. Uri umuntu watari nimba jane no video, ndakwemera sana 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 sana.